Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye. Nkuko mubimenyereye, uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Ikiganiro cy'ikigo cy'umutungo kamere mu Rwanda kigamije gusobanurira abantu akamaro k'umutungo kamere n'uburyo wabungwabungwa mu rwego rwo gufata neza umutungo kamere u Rwanda rufite, haba umutungo kamere w'amazi, ubutaka ndetse n'uw'amashyamba. Itegeko nimero 1502 ryashyizweho na Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2010 ryashyizeho igihe ntarengwa ku bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari bicukura amabuye y'agaciro ngo bibe byatangiye kujya bigaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro bicuruza. Ibihugu byarebwaga n'iri tegeko cyane cyane ni ibikikije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cyakunze kubamo imitwe y'inyeshyamba n'ibikorwa by'ubwicanyi byatumaga amabuye y'agaciro y'iki gihugu acukurwa mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse agakoreshwa mu kugura intwaro zagiye zicishwa abaturage n'ibindi byose bibangamira uburenganzira bw'abasivili. Amabuye yarebwaga n'iri genzura ni tin cyangwa se gasegereti, coltan ndetse na wolfram, amabuye acukurwa cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda. U Rwanda nk'igihugu gihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwahise rutangira gushyira mu bikorwa iri hame kugira ngo rugaragaze ko amabuye rucuruza aracukurwa mu Rwanda ndetse ko ntawe ruhuriye n'amabuye aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa cyo kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro cyangwa se traceability mu rurimi rw'icyongereza nicyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda. Turi kumwe na Bwana Kayumba Francis, umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubugenzuzi n'iyubahirizwa ry'amategeko mu kigo cy'umutungo kamere ishami rya Geology na Mine. Araduha isura y'amabuye y'agaciro y'u Rwanda ku isoko mpuzamahanga nyuma yo gutangira kubahiriza iyi gahunda. Muri iki kiganiro kandi turakira Bwana Erasme Mbanzamihigo, umuhuzabikorwa wa gahunda yo kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro mu kigo cy'umutungo kamere mu Rwanda. Aradusobanurira aho u Rwanda ruhagaze mu kubahiriza iyi gahunda ugeranije n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari birebwa n'iyi gahunda. Turi kumwe kandi na bamwe mu bafite ibirombe bicukura amabuye y'agaciro mu ntara y'Amajyepfo baza kutugaragariza inyungu bakura mu gupimisha inkomoko y'amabuye y'agaciro bacuruza. Mu kanya turaramburiza ingingo muri iki kiganiro umutungo kamere mu Rwanda mutegurirwa n'ikigo cy'umutungo kamere mu Rwanda. Ugiye kukibagezaho ndi Ismael Mwanafunzi. U Rwanda ntirwigeze ruhema kwereka amahanga n'imiryango mpuzamahanga ko rucukura amabuye y'agaciro imbere mu gihugu ari nayo rugurisha hanze y'igihugu. Gahunda yo kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro cyangwa se traceability igitangira gushyirwa mu bikorwa mu 2011 mu bihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR birebwa n'iyi gahunda. U Rwanda ruri mu byitwaye neza mu kugaragaza inkomoko y'amabuye rugemura mu mahanga. Kugeza uyu munsi u Rwanda ruracyari mu bihugu by'imbere muri iyi gahunda kubera ingufu nyinshi leta yabishyizemo, nkuko tugiye kubisobanurirwa na Bwana Erasme Mbanzamihigo, umuhuzabikorwa wa gahunda yo kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro mu kigo cy'umutungo kamere mu Rwanda. Ugereranyije n'ibindi bihugu by'akarere byarebwaga cyangwa birebwa n'iyo gahunda, u Rwanda ruhagaze neza cyane kubirusha bitewe n'uko hari gahunda zagiye zifatwa cyangwa imbaraga zagiye zishyirwamo. Aha natanga ingero nk'aho hashyizweho amabwiriza ya minisitiri mu kwezi kwa gatatu mu 2011. Ayo mabwiriza yategekaga cyangwa arareba kurwanya fraude mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ayo tuyibandaho harimo ingingo zigiye zitandukanye zireba abantu bose baba bafatanyabikorwa muri byo, baba abacukuzi n'abandi. Hakaba n'andi mabwiriza nanone ya minisitiri yo mu kwezi kwa gatatu mu 2012 areba no kwita ku buziranenge bw'amabuye y'agaciro mu karere k'ibiyaga bigari. Aho hose no kwari ukugira ngo
iyo gahunda ikomeza yinjizwe muri gahunda za leta kandi ishyirwa mu bikorwa, kandi biragaragara ko u Rwanda ruri imbere y'ibyo bindi bihugu byose mu kubishyira mu bikorwa. Iki gikorwa kigirwamo uruhare n'umuryango mpuzamahanga witwa ITRI. Ingingo ishimangira icyizere gikwiye kugirirwa amabuye y'agaciro yagaragarijwe inkomoko, kugenzura inkomoko y'amabuye y'agaciro cyangwa se traceability bikorwa bite? Bino traceability cyangwa kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro bikorwa ku nzego navuga ebyiri. Urwego rwa mbere ni ku kirombe aho amabuye acukurwa, aho ngaho turagenda tugashyiraho ibyo bakunze kwita ngo ni imigozi cyangwa tage, ariko iyo migozi iba ntago ari umugozi gusa, ariko uba urimo andi makuru atari makeya tuba turimo tubika nk'ikirombe cyacukuye ayo mabuye ubwoko bwayo, ingano yayo, umukozi wacu wabikurikiranye, umukozi wo ku kirombe nawe wabikurikiranye, n'umukozi wacukuye, umukozi wakurikiranye umutekano w'ayo mabuye. Ayo mabuye rero iyo tumaze kuyashyiraho ibyo bimenyetso biranga inkomoko yayo, abashobora noneho gukurwa aho yacukuwe akajyanwa aho bayakorera, aho bayatunganya ku rwego rw'ibanze, aho twavuga ngo pre-processing, ari naho dukunze kwita kuri comptoir. Aho naho amabuye yahageze ahasanga umukozi wacu, ari nawe wonyine wemerewe kuyafungura no kuyakuraho ibyo byangombwa, bakayakorera ubwo bakita ku buziranenge bwayo bw'ibanze, noneho bakabasha gushyiraho ibindi bimenyetso, noneho bakabasha kuyohereza mu mahanga. Mu bihugu 10 byose bigize akarere k'ibiyaga bigari birebwa n'iyi gahunda, u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyabashije guhuza n'itariki ntarengwa yari yashyizweho kugira ngo ibihugu byo mu karere bibe byatangiye gushyira mu bikorwa gahunda yo kugaragaza inkomoko y'amabuye y'agaciro. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mu 2011, u Rwanda rwari rwatangiye gushyira ibimenyetso ku mabuye aturuka mu Rwanda ku buryo atakwitiranwa n'ayandi. Ingufu u Rwanda rwashyize mu guhuza n'iyi tariki ntabwo zapfuye ubusa, kuko uyu munsi amabuye aturuka mu Rwanda afite isura nziza ku rwego mpuzamahanga. Icya mbere ni uko sosiyete dukorana ya ITRI ni sosiyete izwi ku rwego mpuzamahanga kandi yemerwa n'izi nganda zikoresha n'amabuye dukoresha. Ibyo ubwabyo ko rero dukorana nayo nashyiraho n'izo tag n'ibyo bimenyetso biha agaciro sisiteme y'u Rwanda cyangwa se amabuye y'u Rwanda. Ikindi ni uko nanone nk'u Rwanda nk'igihugu byashoboye kugaragaza, byadufashije kugaragaza neza no kuba neza umusaruro ducukura n'uburyo u Rwanda ruhagaze ku isoko mpuzamahanga cyangwa se no guhangana n'ibindi bihugu. Ko nk'uyu munsi usanga nka Koruta ugiye kureba muri statistique umwaka wa 2014-2013 kuri Koruta u Rwanda rwambere ku rwego rw'isi. Ibyo bigaragara byabasha kugaragara neza muri system ya traceability. Ikindi nk'ugiye kureba nka Wolfram u Rwanda ruza ku mwanya wa 11 ku rwego rw'isi. Wajya kureba kuri za Gasegere tugasanga u Rwanda ruza ku myanya ya 9 ku rwego rw'isi. So byabasha kugaragaza neza n'izi statistique ku buryo urwo rujijo n'urwikekwe byabasha gutuma u Rwanda rwipozisiyona ku ruhando mpuzamahanga aho ruhagaze n'ibindi bihugu. Kuri iyo byakorewe urwo rwikekwe bituma amabuye y'u Rwanda agira isura nziza yakwemerwa hariho hose ku isoko mpuzamahanga. Amabuye yashyizweho ibimenyetso bigaragaza aho akomoka, agaragaza imiterere ndetse n'imicukurirwe byayo, kuko biba byoroshye gukurikirana aho yaturutse, ukaba wanareba uburyo acukurwamo niba bwujuje ubuziranenge cyangwa se niba acukurwa mu buryo bwemewe. Abacukuzi bo mu Rwanda rero ntabwo babona iki gikorwa nk'ikizana inyungu yo kugaragaza ukuri ku nkomoko y'amabuye gusa, ahubwo ngo binerekana ko amabuye yacukuwe mu buryo bwiza bwubahiriza amategeko. Ni igikorwa kimaze iminsi ndetse tumaze no kumenyera cyane, kuko natwe ahangaha tuyirimo iyo system aho ducukura amabuye amara gucukurwa ahita ashyirwaho tage. Izo tage rero zidufasha kuyajyana amabuye ku soko zigaragaza inkomoko, ndetse hanakorwa n'ibitabo nyabyo byerekana byabigenewe byerekana koko ku musaruro cyangwa amabuye ajyanye ku soko ko avuye ahantu nyaho. Ibyo binajyana mu by'ukuri no kuba hari amategeko abishamikiyeho yo kuba abacukuzi bacu bagomba gufatwa neza, abakozi bakagira uburenganzira n'ubuzima bwiza. Ariyo mpamvu mwabonye ko twagerageje, ariko kandi traceability dusa n'amaze n'ahagaze neza cyane mu buryo kuyubahiriza
aho mu by'ukuri nta n'ikibazo tugisigaranye gishingiye kuri traceability mu kuyubahiriza cyangwa kuyikora. Twebwe rero by'umwihariko nka Strategic Rwanda Minerals Company dufite tag nkuko y'amabuye yabonetse, amabwiriza biteganya turayikoresha, amabuye tukayajyana ku isoko. Amabuye rero ajya ku isoko mpuzamahanga yujuje ubuziranenge kuko aba ariho bya bimenyetso byose amabwiriza ya ICGLR, amabwiriza ya traceability yateganyije. Ku mabuye yagaragarijwe hakomoka haba hariho ibimenyetso binononsoye ku buryo bugaragaza ikirombe yacukuwemo ndetse n'aho giherereye. Usibye kugaragaza ko amabuye atavuye mu mahanga, binagaragaza ko amabuye yacukuwe mu kirombe nyiri kuyagurisha afite uburenganzira bwo gucukuramo. Magendu y'amabuye y'agaciro ikorewe imbere mu gihugu nayo ntabwo iba igishobotse iyi gahunda yubahirijwe. Ku mucukuzi, iyi gahunda itanga icyizere cy'uko amabuye ye atazamo amakimbirane, bigatuma n'amabuye yagira agaciro gahamye. Byongera agaciro kuko biba bigaragaza yuko ayo mabuye afite aho yaturutse, bikaha agaciro yuko kubera ko ayo mabuye ntago ari ahandi yavuye muri icyo kirombe, bikaha agaciro n'uwo mucukuzi kuko afite ibirombe bitanga amabuye y'agaciro. Byagize akamaro cyane kuko mu nzira uburyo amabuye yagendaga bitagaragara ahantu yaturutse, bigatuma n'uwo muforoderi ashobora gufata amabuye akayajyana ku isoko, ariko ubu ntabwo bishobora kwemera kuko bisaba ko aba afite icyemezo cyerekana aho yaturutse. Uku kubahiriza ingingo zisabwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'amahanga kubirebana no kugaragaza hakomoka amabuye y'agaciro u Rwanda rugurisha mu mahanga, byiyongeraho ko u Rwanda rugaragaza ibimenyetso byose byerekana ko amabuye rucuruza aba yacukuwe binyuze mu mucyo. Ku itariki ya 17 z'ukwa 11 muri uyu mwaka wa 2015, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutungo Kamere ushinzwe ubucukuzi Bwana Evode Mena yagaragarije komite ishinzwe politike y'ifaranga na serivisi z'imari n'ubucuruzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amabuye y'agaciro y'u Rwanda adakomoka mu bice by'amakimbirane, kuko u Rwanda rufite uburyo bwiza bwo gusuzuma inkomoko yayo mu karere. Ibi bikagaragaza ko u Rwanda ruhora rwiteguye kwereka amahanga n'imiryango mpuzamahanga ko amabuye rushyira ku isoko aba yacukuwe mu butaka bw'u Rwanda. Abakora ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda rero bahamagarirwa gukomeza kugira uruhare mu gukoresha uburyo bwashyizweho bwo kugaragaza inkomoko y'amabuye bohereza ku isoko, ibizwi nka traceability. Kugeza ubu abacukuzi bo mu Rwanda bamaze kwitabira iki gikorwa ku rugero rushimishije, kandi nabo ubwabo bemeza ko bizakomeza kuko biri mu nyungu zabo n'igihugu muri rusange. Nshuti bakunzi twabanye muri iki kiganiro, reka icyo uyu munsi tugisubikira aha, mbibutsa ko cyari ikiganiro umutungo kamere mu Rwanda, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'umutungo kamere mu Rwanda, mukagikurikira buri wa gatatu saa 11:45 z'umugoroba kuri Radio Rwanda na saa 12:45 z'umugoroba nabwo ku wa gatatu kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko bwo ni kabiri mu kwezi. Ushobora kandi kudusura ku rubuga rwacu rwa interinete wa#RNRA.rwa. Njye wabagezaga iki kiganiro ndi Ismael Mwanafunzi. Mugire ibihe byiza. Umutungo kamere mu Rwanda, imicungire, imikoreshereze yawo.